Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, twizere yuko ibintu biri kugenda nk'uko ubyifuza. Niba kandi bitameze neza, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka kigabo, ugashikama, ukarwana intambara yo kwishakamo ibisubizo, ko burya uruhare runini kugira ngo ibintu bigende neza ni urwawe. Ikindi ibyiza bihora imbere. Uyu munsi biranga, ejo bigakunda. Ubu dukurikiye muri aka kanya rero, twizere yuko wamaze gukora subscribe. Niba utarabikora wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Icyo bigusaba ni ubuntu, ni ubushake, ni ubuntu, nta kiguzi bisaba. So ikindi cyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko itangaje, ariko nanone ifite icyo yigisha. Hari ubushakashatsi bwakozwe buza kubona ko hari amoko 5 y'abagore bashobora gusaza vuba kurusha abandi. Ibi rero nibyo tugiye kuvugaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Iki kiganiro rero kikaba kigamije gufasha abantu, cyane cyane abagore cyangwa se abadamu, kumenya imyitwarire ishobora kwangiza ubuzima bwabo. Ntabwo ari ugutera ubwoba cyangwa se guca intege. Oya, intego ni ukwigira hamwe uko twakwitwara neza tukagira ubuzima bwiza ndetse n'isura nziza igihe kirekire. Ikintu cya mbere cyangwa se icyiciro cya mbere cy'abagore bashobora gusaza vuba ni abagore bahorana stress cyangwa se ibibazo by'amarangamutima. Ubushakashatsi bwerekanye ko umugore uhora atekereza cyane, ahangayitse cyangwa uhorana agahinda gakabije ashobora gusaza vuba. Wakora iki rero niba wisanga cyangwa wibona muri iki cyiciro? Inama ni ugushaka uko wajya uganira n'abandi, witoze guseka, ni ukuvuga ujye mu bikorwa bigutera ibyishimo. Twafata nk'urugero wenda amasengesho, gusenga, siporo se cyangwa se gutembera bisanzwe. Icyiciro cya kabiri ni abagore bataryama bihagije cyangwa ntibagire igihe cyo kuruhuka. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umugore utaryama bihagije cyangwa se udafata igihe cyo kuruhuka aba ameze nk'ushyira umubiri we ku gitutu gihoraho. Ubwo bushakashatsi bwanavuze ko abantu baryama munsi y'amasaha 8 ku munsi bagira ikibazo cy'uruhu kandi n'iminkanyari ikaza vuba. So inama rero ni iyihe? Gerageza kuruhuka bihagije, ujye uryama kare kandi wirinde gukoresha telefone cyangwa kureba televiziyo iminota 30 mbere yo kuryama. Icyiciro cya gatatu ni abagore batita ku mirire yabo. Indyo irimo isukari nyinshi, amavuta menshi ndetse n'ibinyobwa bifite alukoro nyinshi bigira uruhare runini mu gutuma uruhu rusaza vuba. Ibyo ni byo ubushakashatsi bwagaragaje. Inama rero ni iyihe? Fata amafunguro arimo imbuto, imboga, amazi menshi, kandi wirinde ibirimo isukari nyinshi, amavuta menshi n'ibindi kuko bishobora kwangiza umubiri wawe. Icyiciro cya kane ni abagore batigirira icyizere. Muri bo ugasanga bahora bumva nta gaciro bafite. Hari abagore
babaho bumva ko nta gaciro bafite, bakiyanga cyangwa bagahora bicira urubanza. Ibi ngo ntabwo ari byiza ku mubiri wacu. Ngo uko umuntu yifata mu bitekerezo bigira n'ingaruka ku isura ye. Ubushakashatsi bwerekanye ko umugore wifitiye icyizere akikunda, mu yandi magambo akiyitaho, agira n'uruhu rugaragara neza. Inama rero ngo jya wibwira amagambo meza buri gitondo uko ubyutse. Urugero, wenda ushobora kwibwira uti ndi mwiza, ndashoboye, mfite agaciro, n'ayandi n'ayandi. Burya ngo nubwo waba uhangayitse ariko ukaba uri wa muntu wigirira icyizere kandi kwiyitaho bigufasha kugaragara neza no ku isura. Byaragaragaye rero ko abagore benshi bita ku bandi kurusha uko biyitaho. Uko rero ugenda urushaho kwiyibagirwa, ntiwigenere umwanya, ntibikugiraho ingaruka z'ako kanya, ariko zigenda zigaragara buhoro buhoro. Inama rero, jya wigenera umwanya, yewe ngo niyo yaba iminota 20 ku munsi, burya ishobora kukugirira akamaro. Utekereze ku buzima bwawe, utembere n'ibindi n'ibindi. Ibi bizagufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no gusa neza birambye. Dusoza rero, gusaza ni ibisanzwe. Abantu benshi barasaza, abandi bazasaza. Ariko nk'uko wabyumvise, hari ibintu byinshi kandi byiza dushobora gukora tukazasaza neza. Uko twitwara uyu munsi nibyo bizagena uko tuzaba ejo. Ni mucyo rero dufate iya mbere, duhindure imyumvire, twiyiteho nk'uko twita ku bandi. Ni aha dusoreje ikiganiro cyacu. Mwakoze cyane, cyane cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza aho tugisoreje. Niba ubona harimo inyigisho zishobora gufasha abandi, turagushishikariza kutazihererana. Iki kiganiro gisangize n'abandi. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, urabasha kugisangira n'abandi. Ikindi natwe bitwereke, ukande kuri like, uduhe comment zanyu nazo zihawe ikaze, kuko zituma tubasha kunonosora aho bitagenda neza, cyangwa se niba zishima nabwo bikadutera inkunga. Mwakoze cyane rero, Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu, naho ubutaha. Bye.